reka tubashimire cyane kudutabara kubana natwe muri ibi bihe bigoye, ariko mukafata umwanya wanyu cyangwa se mumaze iminsi mufata kugira ngo tubane. By'ukuri turabashimiye. Kugira ngo tubabwire ko tutaza gutinda, nta mpamvu cyane yo kubarambira kandi ari twe mwatabaye. Reka tubanze mubyeyi wacu ari ubanza, nyuma ntabwo dufite umubare munini w'abavuga ntituvuga twese mu muri gasa. Ese ashimwe. Simvuga amagambo menshi kuko sho dusobanura twese twambaye imyenda yera. Uko nuko tuvuga kaneza nuko yagiraga umutima w'umweru utavanze n'ikindi kintu. Rero nta yandi magambo izo baba bavuga ngo yaritondaga yagiraga gutya, byose turabisangiye. Abamuzi bose nuko nguko niko kaneza yarateye. Ariko ndasaba Imana ngo vuge, kubera kuko kaneza amaze kwitaba Imana, nabuze amagambo yo kuvuga, ururimi ruragobwa. Ariko mwese narababonaga kuko mwadutabaye kaburi cyo kuvuga. Ariko ejo bundi hari uwatwigishije umunsi mwaratwigisha n'Serende yaratubwiye ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Ngo uyu ni umunsi mubi, ni umunsi mubi watubayeho, turananirwa. Ariko sinzi babaguma gukurikirana ibi nyine. Nabwiye bari umunabanje twari turi kumwe mu cumi, ndabwira ngo mwese musohoke, ndashaka kwiherera. Ndabwira ngo nimusohoke nkinge kandi hagira umuntu underanje. Nshiraho ikare mare ndambura Bibiliya, nguma kuvuga amagambo menshi. Ico nashimiragaho kaneza, ari igihe bamaze kuja muri Amerika, ndavuga amagambo atandukanye, abandi baravuga yandi. Abana tukiriri Kibungo, negeze kubwira papa wiwe, ndamubwira ngo ndashaka kuja muri Israel. Arambwira kubera kuko nta kintu yanyimaga na kimwe. Ico namubwiraga cyose yarambwira ngo ico uzambwira ntaco nzakwima ngifite. Igihe duha twitegura muri ibyo mubwira gutyo, tukabura uko nzagenda, ntabo baza numva bagenda. Nabitekereje kuva kera muri 90 tukibaruguru, ngahora mbumubwira. Akambwira ngo se baza bagenda gute, ngo buca umunsi umwe arambwira ngo araza yaravuye gusenga, arambwira ngo orita ngo nabonye ukuntu abantu bazaja muri Israel. Arabimbwira, arambwira ati rero uzagenda, dushake tuzofate credit, ariko uzagenda. Igihe tugiye tubitegura gutyo arapfa. Abana barababara kuko bose umutima wacu twese ico umuntu afite ku mutima twese tuba tugisharinga, twese tukakivuga. Baba babizi, baragenda ngo bagere muri Amerika. Kaneza niwe wampamagaye bwa mbere ngo mama ngo tugiye kugukora ikintu ciza ngo uzishime. Niki ngo tukuzakujana muri Israel. Atangira kumpeza ama video uko baza bagenda. Arambwira ngo uzagenda. Ahamagara bose bashiki biwe, baravuga ngo tuzonezeze mama bose. N'uyu yari amaze kugenda muri Australia. Twese mama tuzamurire tike azosure kandi yongere yishime. Bakundaga ko nishime. Ico ndagishimira kaneza. Imana imumugisha. Ikindi ubwo nagiye ndasoma Bibiliya kuko nageze muri Israel, tugera ahantu hitwa Naini. Batubwira ko ari umugore w'umupfakazi wapfushije umwana. Narahageze amaze gupfusha umwana ngo ararira cyane, ngo baramwikorera bamwikoreye mu kiriba, ngo bahura na Yesu nawe ngo amugirire impuhwe, ngo Yesu aramuzura, uwo mwana arakira.
noneho iryo jambo narashitse ndabwira ngo mbwira Imana ngo Mana we wazuye Kaneza, wazuye Kaneza, wazuye Kaneza. Nagumye gusoma amagambo menshi, noneho nsoma muri Bibiliya, nsoma yose ya Yobu, akaguma bakambwira imigwi ya Yobu, noneho turaguma tuje impaka n'Imana. Nari kungira ngo none yicaye aho ngampanyibwira, ndabwira ngo wa Mana simbishaka ko Kaneza agenda, ntaragera igihe cyo kugenda. Noneho bakambwira ibi bya Yobu, ndavuga nti ibya Yobu baravuga ngo intama na kurya byose batubwiye ngo byaranyazwe, namara ngasubiza Imana. Nariko ngira ngo ko ndabwira umuntu nimba byaranyazwe, saba Korodayo babinyaze, saba Korodayo babinyaze, si kimwe na ba Mayimayi, sibo babinyaze, saba Nyeshari, abo ngabo birumvikana. Cyo ngasira kandi nkavuge kende tuguma gutongana n'Imana nayibwiye ibintu byinshi, ariko ngera aho ngaho kubera nuko navuze amagambo menshi nje kwitera hejuru, mbona nsanga nasinziriye, namasinzira. Imana irampuza iransinziriza, nsinzirije mbyutse mbona umubabaro nari mfite, numva nk'agahenge, numva agahenge karaje. Hanyuma mbona indege nini, mbona umuntu afashe ukuboko, indege nini, mbona iyo ndege Kaneza ayirimo wenyine gusa, imeze nk'indege bene izi z'aba perezida, sindazibona ariko nufushe ngo ni iz'aba perezida. Mbona iyo ndege ihaye isuma, arambwira ngo none ngo dore ngo Kaneza, ngo dore indege yagiyemo. Noneho numvishije gutyo nabibwiye Sara, ndamwe ngo uziko nabonye indege Kaneza yagiyemo. Imba nkuhumurika, ariko turakomeye mu bugingo. Batubwiye ngo ijambo baratubwiye ngo unyizera wese ngo nubwo yoba yarapfuye azazuka. Turashima Imana kuko Kaneza azazuka, Kaneza azazuka. Kaneza n'umwana wuzuye umwuka wera, Kaneza n'umwana w'umukristo, umukristo. Nza nkunda kwiga, nkakunda kwiga amasomo, nkanafa kubona ibingi nkaja n'ibyo ntazi. Noneho nigaga amasomo ya Bibiliya online, nari maze nk'imyaka nk'ine mpaniga. Maze kugera muri Amerika, Kaneza kubera kuko asoma ijambo ry'Imana niwe wagaze unsobanurira, akaza kansobanurira, gakora ikizamini simenye namara gukora ikizamini simenye no gukora harya kuri submit kugira ngo ngahamagara Kaneza ngo ngwino unkorere Kaneza. Kaneza kaza akafasha, akamfasha ikizamini, akansobanurira. Rimwe negeze kumubwira ijambo, namubwira ngo Kaneza sinzi ijambo rimwe namubwiye, arambwira ngo mama ngo ntuzi ko ndi umupasiteri, ngo jewe ndi umupasiteri. Kaneza yari umupasiteri, yasomaga Bibiliya, akandika amakarine akayuzuza, agakunda gusenga. Yaba atabonye umwanya n'ibi byo muri Amerika akampamagara, yagaza mpamara mama ngwino inze ngutware ndasenga kanya gatoya, cyangwa se simbora umwanya gusenga ariko ndakugeza ku rusenga. Kaneza kantwara neza, yarasi gutwara imodoka neza nkishi. Kaneza Imana imuhumugisha, nta bindi birenze nje kuvuga Kaneza. Kaneza ico muvugaho, nta kindi muvugaho kirenze ico. Ndaza kubashimira mwebwe, narebye ndebye abapasiteri badutabaye, ndebye ijambo ry'Imana rivugiwe aha ngaha, ndavuga ngo Kaneza kweri ibi birori nizo yarakwiriye, ibi birori yarabikwiriye. Abatubwiye ijambo ry'Imana turafashwa, tugacika intege ntitubashe ngo guhagarara. N'ubu ngubu sinari ko mvuga pi, ariko akanwa kahambutse nijoro. Noneho tukabyumva, tukumva ijambo ry'Imana kandi tukumva ibyiringiro, ariko tugacika intege. Turakomeye, turabizi tuzaho Kaneza, aho Kaneza yagiye.
kuba mwaratubwiye ijambo ry'Imana, kuba bavuga butumwa bangana gutya, kuba abapasiteri bangana gutya, kuba abantu bose mwadukoze ku mutima. Uko nguko umuntu wese kuko turababona umuntu akababona, ukabona runaka ukumvaga amasoso. Rero ndabashimira mwese mwatwitabiriye, Imana ibaheze umugisha. Ndashimira ndaza barangije kuvuga baravuga akantu gatoya, ariko mwese ndaje kubasaba muze guhaguruka. Indirimbo imwe yamziganiyemo ikazimbira ngo tuzegamirana na Yesu, abayizi yo mu karatasi, tuzegamirana na Yesu, la 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 la. Kaneza nabwiye bano bana, ninjiza bano bana mu cyumba, ndababwira ngo yemwe mwabana mureke dukorera ijuru mwese, uwari ufite ubunebwe, uwari ufite iki wese, mureke dukorera ijuru kugira ngo tuzobone Kaneza. Kaneza yari ibitwenge byacu, Kaneza yari ibitwenge byacu. Ushitse wese twese yashikaga gusa agaseka. Hari igihe kimwe kandi yagaze yabari umunyu, yakamera nk'umunyacubahiro, yashika yabumba kanwa nkakuri ashera akazi ukane ubona iki gituma ngo uyusetse, agatangira kumusomagura ngo seka kuko twari tuzi gusa kuko azaseka. Rero turaza kuririmba iyindi ndirimbo imwe ya Kaneza. Abantu bose bahaguruka, n'abanyakibungo barahaguruka. Kaneza yari umuhimbyi w'indirimbo, yigeze kuduhimba indirimbo ivuga ngo dufite Imana ikunda, dufite Imana ituzi kandi dukunda, n'ibikorwa byacu bitanezeza. Turaza kubimuririmbira. Rero Imana ibaheze umugisha. Simvuga byinshi, ndabashimiye. Shimiye abantu badutabaye, shimiye abakoze ibikorwa, batanze amafaranga, abakoze ibintu byinshi. Ndashimira n'abana banje barakomeye, jewe barije gucika intege, bakaza bakankomeza, bakamfata, ariko ndabashimira no kubikorwa no kumbaraga. Ico tuzakora Kaneza tuzamurerera abana neza. Ndashimira abavandimwe bari muri Amerika. Kaneza twese twaraje amaze kwitaba Imana, umuryango wa Ruganza n'abarumuna biwe turi kumwe n'undi muvandimwe yo haguruka hano, barabafasha bafata abana barabiyegereza. N'ubu ngubu ko turavugana barabahumuriza. Abo bantu bankoze ku mutima, Imana ibaheze umugisha. Turabashimira mwebwe mwese abatwitabye, abo muryango wacu bahagaze. Tumaze ibyumweru hafi ko turaje ibyumweru bitatu turi mu birori. Kiririya muri Amerika nabwiye Bisengo, ndamubwira ngo se ko tuje kugira ubukwe bw'abana, ariko uzontumiriza igiterane kugira ngo ndiko ndumva nkumbuye gutarama, kandi ari ubukwe ngo dushike turahuga. Baratubwiye tuzamutse tugiye mu bukwe bwo muvandimwe mu Misariro, twari tugeze hano haruguru. Umukwe wanje niwe wampamagaye, arampamagara ngo mugeze turi hano, ngo nyamara ibizo mugiyemwo mugaruke. Tiniki kibaye ati baravuze ngo Kaneza arapfuye. Nariko mbabwira aba bombi, pambagura ngo se ko tutagize igiterane, ko twahuze kandi nari nabikubwiye ngo uzatumize igiterane hariya, utumiza abavuga butumwa batubwira ijambo ry'Imana duhembuke. Ico gihe none mbonye kino giterane, niki giterane Imana yari kwitubwira twebwe mu bujiji tutazi. Ndashimira Eneri kuba yadutije ahantu. Imana ibaheze umugisha abantu bagakwirwa.
ntabwo twari turi mu rugo ariko mwaduhaye urusengero nk'aho twasengeye aba bana bose niho basengeye niho babatirijwe kandi aba bose niko buzura umwuka wera bose buzura umwuka wera twarataramye twarasenganye nabo baniyumvamwo baheza indangagaciro mbaheza ijambo ry'Imana turaziranye muri byinshi kuko bazabamera tibamera nk'abana banje bamera nk'abavandimwe banje kubera ko dukorana ibintu byinshi mu buryo bw'umurimo w'Imana. Kabashimiye Sengo nawe yafashe barumuna biwe arababwira ati nimureke Satani yadusabye ariko mureke duhagarare kigabo duherekeze umuvandimwe wacu. Kabashimira umukwe wacu Rumamfura ari hariya niwe wahagaze yakoze imirimo myinshi n'ubu niwe ufite abana nukuri yakoze ibintu bikomeye nabo tukaba tumwihanganishije nubwo atabashe gushingura n'abandi bandugo iyo bari aba Joshua bose turabihanganisha mwese tukaba tubihanganishije Imana ibaheze umugisha. Ntabwo byoroshye kuvuga ariko birakwiriye kubwaka neza. Ntabwo sabe frere ntabwo time management turayizi just umuntu uri burenze amasegonde 50 ntabwo ari umunota 50 ndahita muhagarika. Mwiriwe ngewe ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi nari nabyanditse nta nubwo birenze umunota. Ni ukuvuga ko Kaneza yari inshuti yanjye ubu nyine nabyemeye ko yagiye. Mbere y'uko ngira icyo mvuga ndabanza nshimire buri muntu wese uri hano cyane ko mwadutabaye mugatabara na mama. Nkongera ngashimira one of my bosses kandi ari na pasiteri tubana muri mene. I thank you for everything and God bless you. Icyo nshaka kuvuga nashakaga gusoma muri Zaburi 104 no kuri 24 haravuga ngo Uwiteka erega imirimo yawe ni 104 no kuri 24 haravuga ngo Uwiteka erega imirimo yawe ni y'uburyo bwinshi yose wayikoresheje ubwenge isi yuzuye ubutunzi bwawe. Twebwe turi ubutunzi bw'Imana turi mbese turi ibiremwa by'Imana. Ni ukuvuga ngo niba buri kimwe cyose kiri hano ari icy'Imana ni ukuvuga ngo ifite uburenganzira bwabyo. Ubundi kugira ngo ikintu cyose kibeho hagomba kuba hariho uwakiremye. Niba rero natwe turiho Imana ikabona ko yaturemye kandi ikaba ishaka kumutwara nta kibazo. Noneho ndashaka gusoma nyine aho ngaho ariko kuri 31 haravuga ngo icyubahiro cy'Uwiteka gihoreho iteka. Uwiteka yishimira imirimo ye. Muri ibi byose icyubahiro cy'Uwiteka gihoraho iteka kandi Uwiteka nyine yishimira imirimo ye. Kuba yamutwaye twebwe turababaye ariko Uwiteka yishimye kubera yakiriye umumarayika mushya.
reka dukomeze umurongo twari turimwo basabe twavuga byinshi dufite byinshi twagenda tukanabibwira Imana ariko wenda ntituze kurambira abadutabaye komeza uko twari twagize twaza kuririmba iyo ndirimbo bavuze. Okay, arakoze. Ntago tuvuga amagambo menshi kuri Kaneza, abamuzi natwe bavukanye. Yari umuntu munini, Kaneza yari umuntu mwiza, yari intangarugero mu basore, mu rugero rwiwe yari indashikirwa muri byose. Ndavuga ibintu bibiri gusa, yari intwari kandi yari umukozi. So twabanye nka musaza wanjye, ariko yari sekreteri wanjye, yarazi kwandika cyane cyane, ariko akambwira ati wowe dada uzi gukora ibintu neza, uri plana mwiza, ariko nanjye nzajya nkwandikira neza. So ni ukuvuga ngo Kaneza ibyo twabaga dupa byose hamwe n'uyu muryango twabipangaga, akunda kwandika, akambwira ati wowe uvuge ngenda ndandika, twarangiza tukabishikiriza abavandimwe, mbere yuko tubashikiriza tukabihereza mukuru wacu frere, niko twebwe tubana, hanyuma hierarchy tukayikurikiza, tugakora ibintu byacu bipanze. Rero ndabizi ko neza iyo umwe agiye Imana izamura undi. Kaneza agiye aheza uko ni mwiza, kandi natwe tuzabamubera nk'uko yashakaga cyane. Kaneza ntitumubuze kuko asize abana, abo bana biwe bari mu maboko meza ya ba nyirasenge na se wabo umwe usigaye, kandi tuzabarera neza kuko yarabiteguye. Twari dusigaye tukaganira ibintu byinshi, akandika. Ikinshimishije ejo bundi ari kuza yarampamagaye nk'iminota nkanga, akambwira ngo ndaje noneho, kubera twari mu bukwe turapanga ubukwe, ngende nari plana iwa akaba sekretari nk'uko wabwiye, turapanga, arandika, twandika n'ibindi bikorwa by'umuryango n'ibikorwa ku giti cy'umuntu, arabyandika. Ejo bundi ngo ajye kugenda arampamagara muri stock gutya, namwe ngo da ngo reka turebe ngo muri stock ibintu bihari, ngira ngo ni ubu nyine nibwo ndi kubitekereza, ni stock yindi spiritual. Arambwira ngo ngwino turebe muri stock ngo ibintu bihari uko bimeze. Arareba arambwira ati twongeremo ibindi, hanyuma muri stock reka nkubwire ijambo. Arambwira ngo ya kaga karine ndagafite ngaka, hanyuma ntago turi bubonana ariko turaza kuvugana ibyo makuru y'ubukwe bireka uko mwabikoze, nimba waragiye ubikora nk'uko twabyanditse, ugenda utikinga, nurangiza gutikinga tuzavugana twinegura. So no kuvuga ngo ibyo yanditse byose turabifite, muhumure, ibyo Kaneza byose yakoraga tuzabikomeza, kandi turakomeye, kandi ni intwari kazi, dufite n'intwari yacu frere, nta kintu kizacikana. Imana ibizi bano bana ni intwari kazi, nawe uri intwari. So Kaneza aho yasigaje ndabizi ko neza tuzahasoza, kuko twese twakoranaga kugira ngo na Kaneza, usibye indangagaciro ziwe buri muntu wese aba ari unique, ariko ibindi byose byamuzamura kuba ubutwari. N'aya maboko y'aba bana ntaho yagiye, turahari kandi turakomeye. Umuryango ntago wacitse cyangwa ntago wahungabanye kubera wamubuze, ariko ndabizi ko aho yaragejeje hazakomeza. Rero turakomeye kuko aho ari niho heza. Nta wundi uri buvuge, turaririmba ya ndirimbo yiwe hanyuma dukomeze. Murakoze. Reka ubaserukiye wa nyuma avuge, batoya turahurira mu ndirimbo. Murakoze. Nari mbibasabye kugira ngo mvuge, nubwo
twarambiranye kubera ko twabaretse mu kiriyo, bo baravuga nk'abantu babana muri Amerika. Njye ntago nigeze mbona umwanya wo kuvuga, kandi nari mfite ibintu byinshi byo kumuvugaho, uretse ko ndi bubigire mu mpine kubera umwanya nk'uko twabivuze. So Kaneza yari inshuti yanjye magara, niwe njye twakurikiranaga ku mugongo. Muri njyewe mfite gaps nini, ntabwo ndi burire, mfite gaps nini cyane kuba hagati yanjye na frere havuyemo Kaneza. Ubu biri gusa nkaho ari njye uri gukurikira frere. Ntago kurira ari ukubera yuko mbuze ibyiringiro, nuko mbuze inshuti yanjye magara. Njye ntago twabanaga muri Amerika, ariko nta mugoroba washiraga Kaneza atampamagaye. Kenshi kubera ko tutabaga duhuje amasaha, hari igihe nabyukaga nkasangamo koro yiwe, wenda ndi kubyuka njya ku mashuri cyangwa se ku kazi, simbashe kumuvugishiriza ku gihe, nkaza kumuvugisha dutashye bo babyutse. Noneho rero agahora ambwira ngo yemwa, ntabwo yari azi ko dukurikirana, hari wenda yari azi ko anduta cyane. Agahora ambwira ngo yemwa, ngo kuki uhora ubura kuri telefone, ngo uri amahoro, ngo ujye uvuga amakuru yawe, ngo kubera ko uba wenyine, ngo tuzajye tumenya kuri muzima n'abana. Ibyo bintu nzabikumbura kubera ko niwe muntu wafataga umwanya wihariye wo gucekinga ko meze neza. Ariko n'abandi nubwo babikora, ariko Kaneza we yarabarusha bose. So Kaneza twajyaga inama tukavugana, nkamubwira ibintu byanjye biri ku mutima, nawe akambwira ibyo biri ku mutima, nkamwuzuza. Akambwira ngo harya ngo yemwa, ngo wari muganga, ngo ngaho ngo mbwira ngo nk'umuganga, tukaganira ibintu bijyanye na psychology na counseling. Ariko twagera ahantu neza nshobora kumukonsora, agahita ahindura sije, akambwira ngo ujye wibuka ko ndi papa wawe. Noneho ibyo bintu ntitubyumvikaneho, nkamubwira ujye umenya ko dukurikirana, nubwo nkubaha cyane, ariko ntabwo uri papa, uri musaza wanjye dukurikirana. So ndarangije. Yagiraga ubumuntu bwinshi, yahoraga mbaza mu rugo rwanjye niba meze neza, akambwira ngo ko umbwiye wabuze wenda tuba tugira ngo mu rugo rwawe ntumeze neza. Yahoraga ambaza ngo kuki ngirirwa icyizere mu murimo w'Imana, ngo ese ubwenge bwanjye burangana gute. Akambwira ngo ese ubwenge bwawe burangana gute, ngo kuki bakugirira icyizere cyane mu murimo w'Imana. Arambwira ngo ese ujye usoma Bibiliya bihagije, ngo ese ujye ubasha kwihugura ku bintu bijyanye na leadership cyangwa se no kuyobora n'abantu n'imibanire n'abandi. Arambwira ngo uzajya ugerageza usome ibitabo wihugure, kuko kuyobora abantu ntabwo ubayobora uko utekereza gusa, ugira n'ibyo wihugura. Nari ntarabona umwanya wo kubikora, ariko ndagusezeranya ko nzabikora. Yego. Ino minsi ya nyuma yaransezeye, arambwira ngo ngusigaje iminsi mikeya, ngo ahantu hose uzajya ushaka kugenda, kugira ngo utazajya ukerererwa, uzajya umpamagara nze ngutware, kugira ngo gahunda zawe zikore neza. N'igihe yagiye, yari yanjyanye gusura mukeba wanjye wari urwaye, angezayo, agarukira ku gipangu, arambwira ati nanjye nari kumusura, ariko wowe genda, nzagaruka kumusura mvuye mu Ruhengeri. So yari yampaye promise ko ari buze kuntwara, ariko ntiyagaruka. Bwa nyuma hano abantu nyine bashinzwe igihe hano bari gutuma ntari kuvuga ndi comfortable, ariko reka mvuge icya nyuma. Akiri muri Amerika yarampamagaye, arambwira ngo wowe wakomeje impano yo kuririmba,
ngo hari indirimbo ngo nanditse twari tuyiziranyeho, wenda sinzi nihaboneka umwanya turayiririmba. Arambwira ngo kubera ko wakomeje iyo mpano ngewe ntakibikora, amaze gusaza, uzayisohore ngo uzampereze budget y'ibikenewe byose ngo nzabigukorera. Iyo ndirimbo nari natangiye no kuyikora, ariko ndagira ngo ngusezeranye ko nzayisohora kandi nzashyira n'amashusho hanze. Gusa ikimbabaje no kutazaba urimo, ariko mumfasha nyiririmbe amasegonda 2 kugira ngo reka nyiririmbe kugira ngo yishime. Wenda nimushaka muramfasha, mumbabarire narondogoye, ariko ngewe nuko nari mfite gaps, ntabwo twabanye muri Amerika, bo bari bari kumwe umunsi ku munsi, kandi ninjye twakurikiranaga. Iravuga ngo niki gitumye wiganyira, umunsi wawe warugeze, igihe kirasohoye, isezerano riri bugufi, Uwiteka atabare ubwoko bwe. Niki gitumye wiganyira, umunsi wawe warugeze, igihe kirasohoye, isezerano riri bugufi, Uwiteka atabare ubwoko bwe. Ntabwo tuzakomeza kuba umwandu w'abanyabyaha, ubwo tubabazwa mu isi n'iby'akanya gato. Izuba rizarasa, abakiranutsi baribone, nanjye kwiri mu uwo munsi nzabayo. Ntabwo tuzakomeza kuba umwandu w'abanyabyaha, ubwo tubabazwa mu isi n'iby'akanya gato. Abakira nanjye uri mu uwo munsi nzabayo. Nk'uko yabiririmbye kuri uwo munsi, nk'uko yavuze ngo nawe azabayo, ndabizi ko abamarayika bamutaramiye, ijuru ryamwakiriye, mwifurije iruhuko ridashira. Haleluya. Nanjye murakoze kumpa ijambo. Indirimbo njye nari mfite kuririmba bakomeje barayibwirizaho cyane, ariko ndayiririmba ubwo ngubwo kugira ngo tuzuzanye. Uwizera umwana w'Imana azabaho iteka ryose, naho yaba yarapfuye, azongera abeho, azongera abeho. Uwizera umwana w'Imana azabaho iteka ryose, naho yaba yarapfuye, azongera abeho, azongera abeho. Nanjye nzamuzura, nzamuzura ku munsi w'imperuka. Nanjye nzamuzura, nzamuzura ku munsi
iteka ryo wanjye ariko byose sinabivuga ngo mbirangize kuko yari mugari cyane. Kaneza yabaye inshuti yanjye, aba inshuti yacu, aba umubyeyi wacu, aba inshuti y'inshuti zacu bose, abashuti banjye bose yari inshuti zabo kugira ngo amenye abo tujyana nabo. Numvisha ko buri wese hano yihanganira, numvisha ko buri wese hano ari kuvuga ngo he was my best friend because that's what he made us believe. Narimo ni blaming byabaye, nkavuga ngo buriya Kanezi yataza kunahira ubukwe ntabwo yari gupfa. Yarimo hari ukuntu tujya tujokinga nyine, akazajya anyandikira akambwira ngo minyo ngo ubugiye gukora ubukwe koko, ngo umwana ungana nawe ngo waretse nkagutegera ngo ukagaruka koko ngo uri kujyahe. Ndangije nanjye nyine musubiza ndi kumukinisha ngo bikore kandi nagaruka. Arangije arambwira ngo hoya ngo arambwira ngo wapi, ndagushyigikiye kandi nzi neza ko uzubaka neza. So wenda kubera ko nari nimo ni blaming, ibyo yari satani uri kunjya mu matwi kugira ngo wenda aneshe, ariko nyuma nyine nza guhumurika ndavuga ati se ubundi yataza kuntahira ubukwe akagenda ntago nari gukira icyo gikomere. Rero nshimiye Imana ko yitabye Imana amaze kunshingira nk'umuntu wandeze. Kaneza rero neza ntago nabasha kumuvuga kuva yitaba Imana, ntaravuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Nicyo nabasha kumubwira, ari inshuti yanjye, ari inkingi yanjye. Imana imuhe iruhuko ridashira. Sawa, murakoze. Murakoze. Ngiye gukomera ngo ndabakomeza, ariko mutima nanone sorry. Sawa, mwicare, musubire kwicara. Sorry, murambabarira, mutima wari urimo sinza ndiranza nihangana nkarira ku ruhande, ariko ukuri ndumva nabyihana, mumbabarire. Sawa, nimwicare. Mwicaye, reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo ritwongeze imbaraga. Abafilipi igice cya mbere umurongo n'uwa ngira ngo ni 29. Ibi ni gatoya Satani abibonye, ntabwo marira yanje ngomba kuyabona cyane. Reka nibarebe.
Filipi igice cya mbere umurongo wa 29. Ndahabura none 29 ni igice cya mbere 29 avuze ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa ngo ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Amen. Muze kureka mbanze mpere mbashimira buryo kimwadutabaye niyo mutanaza ntitware kurira wenda ariko ko turabona abantu urukundo rwabo ndetse no kutuba hafi bashaka kuja mu mwanya wacu tukumva amarira ariko Imana ibaduhera umugisha bavuga buke ntambuka bo tutavuga namwe twarababonye mwese. Imana ibagirire neza. Ndashima Imana kuko yatugize igisomo cyangwa se Satani yadusabye Imana igasa nk'idutangira ngo tube ari umwana ubisomye tube icigisho cy'Imana mu kwihangana. Bibiliya avuga ngo kwihangana ni gusohoza umurimo wako kandi umuntu namara kwihangana wazahabwa ikamba ry'ubugingo. Yesu ashimwe. Hano hatubwiye ngo umuntu twahawe gusa kwizera Kristo cyangwa mu byiza gusa twizere tugere kuzo twasengeye habaho no kubabazwa kubwe tukanyura muri izi tribulation cyangwa se iyi mibabaro. Reka nshimira Imana gutyo kandi bose ndayishimye imbere y'iteraniro ryayo kuko birivuga kuko Satani bavuganye na Imana aravuga ngo hayo ariko ibintu byiwe n'ibindi bimusarawundinza ariko tukore ku bugingo bwe. Turashima Imana ko kwizera kwacu gukomeje kandi twumva kuko gushikana. Haleluya. Ndashimira abantu mwese mwadutabaye munyemere nce mu byiciro nka bingahe gusa. Ndashimira abantu badutaramiye mu rugo karirimba ariko mbabwira ati mufite icobo kitari kuzura. Buri muntu wese ariko avuga ngo nako nshaka ngo bagume baririmbe undi ngo ndashaka ngo bagume babwirize undi akavuga ngo ndashaka ngo bashire mu mvuga ubutumwa wa gatatu wa kane. Cyagiye cyose mwagendaga bwirije mukavuga ngo burije abantu barataha kure ariko tumva mutotaha kugira ngo tubane tuganiriza amagambo y'Imana. Batubwiye ibintu byinshi aba bantu bamwe baraha n'abandi badahari. Amagambo yadukomeje ari ubutumwa wavuze ngo Israeli ngo igira wamantimisire ngo iyo barashe ngo igisasu ubutaka bwawo ngo niba yaravuze ngo iyo antimisire ngo igira ngo ubushobozi bw'ikuza inshuro 72 kuri ibyo bisasu barashe. Aratubwira ngo natwe kwizera Imana ngo bimira byabigerageza byose tuba twagize. Haleluya. Undi aratubwira ngo dukomere ku munsi mubi abivuze dutware intwaro z'Imana kugira ngo tudatsindwa kuri uwo munsi dutambuke tuje hakurya. Ndaratubwira ngo tunyure kwizera kwacu guce mu ruganda ugira ngo kube nk'izahabu dusohokemo dutunganye. Ndaratubwira n'abandi benshi baserikanyasha baratubwiye ngo uburagoroba buraca ukuvuga ngo ubwongo kuva bwakeye ngo ntibongeye kwira. Haleluya. Imana ishimwe ko uzaca mu bugingo bwacu kandi tukazabona n'igitondo kimwe. Abantu bose ndabashimira n'abari baririmbyi mwadufashije. Reka nshimire abantu babaye hafi umuryango wa Kaneza umugore n'abana famiye yacu y'abasegege Pastor Ruganza na Pastor Barthelemy Gasore babavuze
nibo bafashe aho bari barabazana mu rugo rwabo, barabihanganisha aho tutari, n'aho ba mama ba nyirasenge batari, ndetse na mukecuru umubyeyi wacu. Ndashimira muramu wanje, ni murumuna wacu, umugabo w'uyu nguyu Sara, niwe uri hariya muri Amerika. Eric niwe wari wasigaye, nawe niwe wakomeje gufata umuryango, barabafasha komeza kubihanganisha. Ndashimira Pastor Alexis Semuhoza ari hano, ahaguruka gato. Mu by'ukuri yaje aje mu bukwe bw'umwana we, umukobwa we, ariko kandi n'umuvandimwe, ariko Imana yamukoresheje uko twabibonye mu bugingo bwacu, abihumure bikomeye. Bari baturanye na Kaneza, ariko aratwegera kuri ibintu byinshi tudashobora kuvuga. Muvandimwe wabaye intumwa y'Imana kuri twe muri ibi bihe bigoye. Imana iguha umugisha kugukoresha, kandi turagushimiye. Ndashimira abavandimwe banje, aba turi kumwe hano, bashiki banje n'abaramu banje, buryo ki twahagaze dufatanya kugira ngo dukorere Kaneza ibirori, turakomezanya. Mukuru yari ari kure avuye muri Kenya. Ndashimira bari abantu bose mwazanye amufasha, yari yataye ibyangombwa, twari kumutegera indege, ariko yari avuye hano mu bukwe, basubire yata ibyangombwa, bagenda bamwandikira udupapuro dutoya gusa duca ku madwane, ariko wenda tutoca ku ma airport. Ndabashimira abavuye Nairobi kumufasha kugira ngo mugere hano. N'ubu yasohotse, wambwiye ngo aje gufata indangamuntu, azashingira umwana we kuwa gatandatu. Twaravuze ngo ubukwe ntibuhagarare, bukomeze. Ndashimira ndetse nuko iyo ndangamuntu ayibonye, Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira Jori intambwe gato, ndagushimira cyane uburyo ki wahagaze, haba ari mu bukwe ndetse no muri iki gikorwa. Ntituturanye hafi, ariko turanakurikirana, ariko tuzakomeza dufatanye, kuko n'ubundi nitwe batatu twafatikanyaga kenshi. Kababwira ngo mwebwe muri iyo ngiyo ni mukora ibi n'ibi, bakabikora vuba, bakavugana, ariko turahari. N'aba barumuna bawe barahari, uzakomeza mufatikanye muri byose. Imana iguha umugisha. Ndimo kugana ku musozo, ndi kubona n'iminota twakoresheje turangiza isaha, dufite iminota 44, ariko Imana iguha umugisha gukomeza kudutega amatwi. Ndashimira ndashimira ukuntu Imana yari yaduhuje twese. Kaneza niwe waje nyuma, ariko twese twari twavuye tuba mu migabane ine, nubwo turi bakeya. Iyo migabane ine yose twari twaje, bazana n'abana, abantu bose. Muramu wacu wo muri Amerika niwe wari wasigaye gusa, bari basigaranye na Kaneza. Turasenga uko umwana umwe yarabivuze, dusengera Kaneza ngo aze, ariko Imana yari yashizeho timing yayo kugira ngo naza tuzamubone kandi tumuherekeze turi kumwe twese. Ntabwo twari tuzi ukuntu byakunze kugira ngo bose baze, hatabuze n'umuntu n'umwe. N'abana, Joro yavuye muri Australia n'abana batatu, bicava muri Norvège n'abana babiri, tuva natwe twari turi. Sara ava muri Amerika n'umwana, n'aba bashiki biwe bose bava muri Amerika. Mu by'ukuri ni Imana yabikoze kugira ngo dusezerane na Kaneza. Ndi hano muri Afurika, iyo agwiriya wenda sinari kubona visa igenda, kandi sinari kuyibona nyine, ariko nshimira Imana ko yaduhuje kandi kaduhuriza hano, kuko ariho twabaye iminsi yose. Niho mu rugo twumva Imana ariyo yabipanze. Ndashimira Imana kuko Kaneza arangije, mukecuru yageze ariya kugira ngo azabane n'umuryango we, afate n'abana aho yari ari. Kaneza mukecuru akahaba kubw'abana. Mushimira kuko yakomeye, yadutoje n'indangagaciro za Gikristo,
kandi twagiye dukomerana hafi cyane nje nawe mu bikorwa bigoye bimwe na bimwe, tukizera kandi tugahamya kwizera. N'uyu munsi ko turahamya kwizera, ndababwira ijambo rimwe mwese, nuko ibyo Kaneza yabakoreye byose byari ibyo ngibyo. Ubundi ibyo atakoze, haba ari kuri mwe cyangwa mu muryango we, umugore we n'abana be, ndabizi 100% kuko muzabikora kandi tuzabikorana twese. Mumureka ruhuke, twumve dutuje. Ndashimira abaduhaye itorero, nubwo ari itorero ryacu nibyo, ariko twari tuvuye kure. Imana yabiteguye ko duhura hafi ya twese. Twabashimira baduhaye hano. Turashimira rero abaturanyi baho twabaye hose, batabaye abana, batabaye umuntu wese, abatabaye nabonye ADPR yo mu Bugesera. Imana ibahe umugisha kubwo gutabara pasiteri wanyu. Baje n'amabisi 2, abantu bavuye mu ntara zitandukanye, abandi bavuye mu bihugu bitandukanye, abandi bavuye nyine muri Kigali ahatandukanye. Ndashimira abateguye